ni kure kurenga, ni kwa Nyamusasira nk'indava, kwa Nyamubekwa ni nkindi. Woha barira baraye, woha barira bakunzi, bavyukiriza inka ku cogo, kwa Nyamubekwa ni nkindi. Iwanyu mukora iki Murondo, data arakiriza ikaramu, mama agakiriza ibisabo, nanje ngasenya nkavoma. Kiriza ibirato bahungu, kiriza ibireta batama, kiriza imishana n'abarondo, tuje intore zirangwa. Kwa Nyamubekwa ni nkindi, naho nicisha iruhande, ijambo dusara rudatwenga, ubwoba burengeye ubwenge. Mbega muhungu urya munsi, waka umucanwa w'iwacu, wambaza Imana idahwera, tamba ubuhawe n'Imana. Data yatanga n'iteka, mama agashira kumugwiza, umuryango ugashira kw'ibiganza, nanje nti nibarondo. Imana iratanga abarondo, kandi iratanga n'ikati, kuvuka ugakurira kugenda, abandi bashinze ibikingi. Ivyisi vyo nuko barondo, muhungu n'umwari w'iwabo, mukobwa n'umwari w'impinga, ntasi idahamba se yemwe. Gira amahoro y'iwacu, niha agatera z'iwanyu, uramenya ntuzi umuhinde, niha ntajya adahawe. Inzozi nziza naraye ndose, zirangaye impinga y'urwagasa, naraye mbonemo impanuro, mwana wanjye ngizi ndazigutura. Mwana wanjye dore nkura z'urukundo, nkura z'amutubunga no kubunga, urubasorwa bigira mu mashuri, ivomo ryarwo ni mu mateka. Nubona uhiriwe n'ubu buzima, uzabane na buri wese, uzajyanana nawe mureshya, ariko kandi uzibuke n'abakenya akabando. Uzabona byinshi bidogera, abana bahindana n'ibihira, umunsi
basuza biburiye igisubizo yagusabye uzifure amateka uramenye ntagahora gahanze n'imeze iteka inzovu mu rwabya kuri iyi si twese turi abagenzi ikiruta byose ni ukubana inyana zikina ibiraro amabuga yazagimbye uzakamira uwepfo n'uwa ruguru menye n'umugenzi ujugana iwawe inkomoko yanjye yawe irazwi kuva kera u Rwanda rwitwa u Rwanda kuva Gihanga handi nta n'ingoma umurage yarazwe n'urukundo ibera bose mwana wanjye ibera bose mwana wanjye niwo murage ukomeza
agahugu umuco akandi umuco. Uyu mugani abanyarwanda bawuca cyane cyane bawegeka ku muco w'igihugu runaka, bawuca iyo bakemura impaka zishingiye ku migenzereze y'aha cyangwa se hariya. Umugani rero bawuca iyo bariho bahosha impaka cyangwa ibiganiro, nuko bakagira bati agahugu umuco akandi umuco. Umugani ubwawo wakomotse kuri Mutaga Sebitungwa, akaba yari umwami w'u Burundi, ukaba warabayeho ahasaga mu mwaka w'1700. Icyo gihe hari ku ngoma ya Cyilima Rujugira, hakaba hari abanyarwanda bari baracikiye i Burundi, barimo Bicura bya Rwaka rwa Mazimpaka na Budengeri bwa Ndabarinzi. Ubwo Cyilima yari amaze kuzungura murumuna we Karemera Rwaka ku ngoma. Muri icyo gihe rero Karemera Rwaka yari amaze guhuma, nuko bavuga yuko ingoma yamurashe. Bicura na Budengeri bamaze gucika, basanga Mutaga ahitwa Inkanda, aho ni mu Buyenzi. Kera rero hari hataraba aho u Rwanda hakiraho u Burundi, nuko bamutekerereza ibyabo, arabakira arabahaka, ndetse ngo arabatonesha cyane, abashyira mu bandi bahungu, abahungu b'ibwami bamwe nyine b'abagaragu. Bamaze kubageramo barabamenyereza, baramenyerana kuko n'ubundi nabo bari ingenzi. Mutaga arabikundira bigeza n'ubwo ngo abagira abatware be. Bukeye araza inkera, abatware n'abahungu ngo bagumya kunegura b'abanyarwanda bombi, Budengeri na Bicura. Abarundi barababaza bati kuki umwami w'u Rwanda mumwita Cyilima ntimumwite Kibarima? Mwahinduye izina rye n'ubundi ko ari bubamaze. Bicura na Budengeri barabasubiza bati twacitse tutarabiru, none muzatume kuri Cyilima n'abiru bazabasobanurira impamvu y'iryo zina. Mutaga arabumvira, gezaho arababwira ati nimurekera impaka zanyu, ejo nzatuma umuntu kuri Cyilima dusobanurira iryo zina muriho muvuga. Bukeye ashaka ibintu byo kumutashya, impu z'ingwe n'amahembe y'inzovu. Niko kera byagendaga rero, umwami watumaga kuri mugenzi we yamwoherezaga intashyo, ari nayo maturo nyine y'ubu ngubu. Nuko intumwa rero ikabijyana, ikavuga icyo ishatse ntigira ikiba. Ni nayo nkomoko y'umugani abanyarwanda baca bagira bati intumwa irarabirwa ntiyicwa. Nuko intumwa ya Mutaga iragenda no kwa Cyilima, imusanga Intora, ubu hitwa ku Gisozi muri Rubungo, hateganye n'umurwa mukuru wa Kigali. Imusohoreza ubutumwa bwa Mutaga. Cyilima n'abahungu babura icyo bamusubiza, gusa barabyiyumvira, baramusubiza bati genda uzatubarize Mutaga uti ni kuki Burundi haba inka, ariko umwami waho akarenga akimana ingoma n'isekurume y'ihene? Intumwa bayiha Mutemura, sekuruza wa Musenyeri Kagame, ngo bajyane azamusubize. Nuko Umurundi ajyana na Mutemura n'intashyo za Cyilima. Bagezeyo Mutemura abwira Mutaga ati Cyilima yakuntumyeho ngo azagusobanurira izina rye, umaze kumubwira igituma umwami w'u Burundi yimana ingoma n'imfizi y'ihene, kandi Burundi hatabuze amapfizi y'inka. Umwami w'u Burundi amara akanya yiyumvira, abaza Mutemura ati witwa nde? Undi ati nitwa Mutemura. Mutaga ati harya imfizi y'inguge n'iy'ihene ikiruta ikindi ni ikihe? Ubwo yamubwiraga ko umwami w'u Rwanda yimana n'isekurume y'inguge. Mutemura abaza Mutaga ati ese ubwo hatsinzwe nde? Ubwo yashakaga kumubwira ko yatumye kuri Cyilima amutumiraho ubusa. Umwami w'u Burundi abyumvise atyo, atuma kuri Mutemura ati genda umumbwirire uti nimurekeraho gutumanaho amagambo ameze atyo y'umuco w'abantu runaka, uti agahugu umuco akandi umuco. Guhera ubwo rero umugani wamamara mu Burundi no mu Rwanda. Abantu baba bagiye impaka ku migenzereze y'aha na hariya ntibemeranwe, bakikiranura bagira bati umugani wa Mutaga agahugu umuco akandi umuco. Iby'umugani rero biza kuvaho, usigara nyine ari umugani, ari insigamigani, tugasigara tubivuga byitwa agahugu umuco akandi umuco. Umuco ni umwihariko w'imbaga isangiye imisango ya buri munsi ikintu runaka. Rero agahugu ko ni igihugu nk'ibisanzwe, bikagira umuco wabyo, ibihugu bikagira umuco, uriya nawe akagira umuco. Ni nayo mpamvu uyu munsi bamwe bashobora kurya inyama z'inzoka, abandi bakarya inyama z'inka, ariko umuco wawe ukawukomeraho. Kandi burya nta n'umuco mubi ubaho, ahubwo biterwa n'icyo washyize imbere. Ibyo wumva ko bizira ahandi siko bimeze. Rero agahugu umuco akandi umuco.
nshuti bavandimwe rero naha dusoreje umugani wacu w'uyu munsi. Twavuze ku mugani ugira uti agahugu umuco akandi umuco. Ni umugani dukomora mu Burundi. Ni umugani wasizwe n'umwami w'u Burundi witwaga Mutaga Sebitungwa, akawuvuga yoherereza ubutumwa mu Rwanda. Rero nuko tuwufatiraho natwe turawusoma. Tubibutse ko imigani yacu tuyisoma mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi. Ni igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Niba uri mushya turagusaba gukanda aho hasi kuri subscribe kugira ngo wiyandikishe umenye imigani yacu. Niba wifuza kugira umugani tuzakugezaho cyangwa se ushaka kumenya, utwandikire muri comment tuwugushakire tuwukugezeho. Mugire amahoro y'Imana y'u Rwanda. Ibirari by'Insigamigani byo nakagaruka, tuzasubire ubutaha. Mwuka wa sogokuru n'umuco w'ubwibone umpe koroherana abo tutameze kimwe, umpe koroherana abo tutavuga rumwe. Hinda wa muco mubi uhora uvuga ngo mera nkanjye cyangwa urimbuke. Mera nkanjye cyangwa urimbuke. Ndinde ububwa yewe rwambyaye, yewe rwambyaye, yewe rwiza rwiza rwema rwema Rwanda rw'Abanyarwanda. Yewe rwambyaye, yewe rwambyaye, yewe rwambyaye, yewe rwambyaye, yewe rwambyaye, yewe ngobyi nziza ngobyi duhetse, yewe rwambyaye ngobyi duhetse tubereye twese.
rwiza rwema 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 Rwanda rw'abanyarwanda yewe rwambyaye